hagati y'umuntu witwa Magashi utari umunyamakuru ari gukoresha imbuga nkoranyambaga na Papy w'umunyamakuru. Ntekereza ko nta muntu ukunda iki gihugu kuruta undi. Gusa mu gihugu umuntu ashobora gukora icyaha, amategeko amubaza, ashobora gukora amakosa yakosorwa, ndetse umuntu ashobora no gukora ibitari byo ukamugaya ukamwereka uko akwiye kubikora, cyangwa se ugatanga igitekerezo ku cyo yakoze. Ariko umuntu kujya yicara agafata undi akamwita icyaha, ni nk'ukuntu wakwicara ukavuga ngo nkurikije uko Scoviya yakoze inkuru ya Remera ni igisambo. Mu by'ukuri ubusanzwe byakabaye ari icyaha mu mategeko wisunda ryo. Nemera ko Papy ashobora kuba hari inkuru yakoze Magashi akabona yazikoze nabi, yego, nubwo atari we ukosora inkuru, ariko afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo ku nkuru yakozwe kuko inkuru iri hanze. Ariko gufata umuntu kuko hari inkuru yakoze nabi ukamwita urwanya ubutegetsi, kuko izi ni ikigarasha n'abantu barwanya ubutegetsi. Gufata umuntu kuko hari inkuru yakoze ukabona ntiyagenze neza, ukumva kugira ngo umugaye cyangwa ugire icyo umuvugaho ugomba kumwita kurwanya ukamwitiranya n'ibigarasha. Ntabwo nzi umuntu wahaye uburenganzira abo bantu, ariko uwo muntu yatumye tubaho tutubahana cyane rwose. Aho umuntu afata undi akamugira icyo ashaka kumugira, uriya nawe yagaruka kumubaza rimwe agakora andi makosa, kuko na Papy mu buryo ari bumusubize cyangwa arimo kubikora nawe afite andi makosa arimo gukora, arayakoreramo byanze bikora. Kandi nitujya kureba mu buryo bw'umwuga Papy dufite ibyo turi bumuhane cyane. Amategeko nagira icyaza kureba rurifite ikiri bubaze, BTN nisanga byarenze umurongo w'amategeko y'umwuga w'itangazamakuru. Ese twebwe ninde utubariza Magashi? Ni RIB ntabwo RIB igibaza Magashi, kuko nza barenga umwe bamureze kandi niyigeze igira ikimubaza, kuko ni RIB yakabaye igira ikimubaza. Ibyo bintu rero nubwo ibyo Papy yabavuga byaba ari mureke ko umuntu ashobora kwitwaza ngo iki niki, mureke inzego z'ubuyobozi. Magashi akeneye kubaho akora ibyo akora atekanye, n'uriya muhungu Papy nawe akeneye kuba umunyamakuru utekanye. Bityo rero abantu ntibakajye bapfa akantu gato ngo tubyihorere tubireberere bize gukura, kandi abantu ntibabihuriza hamwe ngo abanyamakuru babiri barashyamiranye. Oya, nta banyamakuru babiri bashyamiranye. Ni umunyamakuru undi muntu utari umunyamakuru. Umuntu ashobora kwibaza, nekereza Magashi ntabwo azi Magashi yenemera ko ibyo avuga niba mvuze nzi ko ari bugaruke kumvugaho, ariko nzi ko ibyo Magashi avuga ntabwo azi icyo bita umuntu kuba ikigarasha icyo bivuze. Arabizi, yavuga ibyo atazi. Ntabwo abizi, kuko iyo abimenya Magashi yiga kumenyekana mwese mukamumenya. Yatangiye avuga ko ndi ikigarasha, ariko ngiye nkamubwira nti none abantu bakamuha ati wamwumvise se abani nturetse no kuvuga ko yavuze ko ndi ikigarasha, niyo yavuga ko ndi interahamwe sindi buyibe. Ntabwo mfite umwanya wo kujya kumubaza ngo kuki, azavuga ageze aho ahagarare. Ariko hari abadashobora kwemera ibyo. Araza ngira ngo yigeze agera no kuwitwa Karenzi, arangiza Karenzi afata Papy, sinzi n'abandi bose yagiye azana ntibuka amazina. Karenzi niwe nibuka kuko niwe wigeze kugira ikibazo ngira ngo aranamurega muri RIB n'abandi. Ariko nemera ko abantu mu mbuga nkoranyambaga turimo turakoresha amagambo atari meza. Karenzi afite uwo yatatse, Scoviya afite uwo yatatse, mfite uwo wanyatatse, mfite n'undi, ariko abantu bakavuga toya murekeraho. So turasaba ubuyobozi rwose mudufashe, abantu ntibakajye batangira baganira ngo baveho baze gukora ibidakorwa, mukomeze muceceke, noneho muzaze mwacanye imodoka zirimo